I'm very happy kubona uri gusmilinga naje mbona umeze bitya uvuye ku kazi bari none ndabona nawe ukoze kuza sasa MART umwana w'ikinege umuryango wanjye wose warishwe uzize ubutunzi bwawe nibyo papa yavumbuye nabaye ubuzima bwanjye bwose ndi mu buhunzi gusa igihe cyanjye ni iki gusigasira gakondo yanjye mfite umupango my secret love story. harya ntabwo uzi aho twagiye wa mvuye kureba wa muhagi nayivuye kureba Ricky kugira ngo turebe ko yadufasha gukemura ya system turimo turakora ko ibintu turimo turakora arakeneye kugira ngo azadufashe. Wajyanye nande? Najyanye na boss. Seriously? Nkabuze undi muntu Nise niwe twahisemo kisemo mba ko nara twaje gufata indi kanda hari mu binary codes agomba kunyereka kandi ahubwo ejo agomba kuza kuko ntabwo nahitanye afata Sino kuvuga ngo muri company ntabwo umuntu atanga igitekerezo ngo mucyumve ntabwo umuntu atanga igitekerezo ngo matacyumve n'umukuru w'abakozi. N'izi igitekerezo watanze ni ikihe kikamba Nge nabwiye kuri umuhungu ari marine ikindi bavuga ko uriya muhungu ninja mu ino company nzayisohokamo. So niba rero yahisemo kuzana Ricky ubwo ngiye nyine ndasohotse ntabwo natana Ricky. Si ibintu bya Marine uvuga ubundi ushinzwe yawe mwita Marine. I know him. So n'utatanga igitekerezo mu ino company Martin abajije impamvu navuze ko ninja nzasohokamo. None ushatse kuvuga ko ari uzanye Marine. Ntabwo umuntu wese ndakuvuzemo navuze ko atakumva igitekerezo nta n'ibintu byinshi nshaka kuvugana nawe ariko da uwo twari kuvugana ntabwo bihaye agaciro. Ariko ngereka mubwiza ukuntu uyu mukobwa yarancanze ubona adafite ikibazo mu mutwe. Umuntu ndamubwiye ngo nzanye umuntu ugiye kudufasha muri company kugira ngo iki bintu turi gupanga bigende neza yarangiza agahita yivumbura akagenda ngo ni Marine ngo ibiki n'ibiki. Ngo wasanga nyine bari ikintu biza kindi twe tutaza ako kanya. Ako nyine buriya Judy agira nyine akantu kwivumbura kandi iyo yivumbuye umva ari igihe yigeze kwivumbura ava mu kazi aragenda amara igihe ataza kugira ngo agaruke byasibye imbaraga nyinshi cyane. Nahise ubona kwivumbura bimaze byongera iki se kwivumbura ntabwo bikemura ikibazo nta nubwo bituma idea yawe ufite yumbwa sibyo turi ntabwo apika bisa nta kintu byamara ariko buriya ntabwo simukoze wowe sinzi ikintu iri busobanurire MART amukurikire ndebe ko ari bugaruke. ese muziki nakubwiye Judy. Sikana ngushakishije nakuzi. Nibiki se kati? Nese kwagiye. None se. Nesa. Meze neza.
reka kumbeshya. Sawa nanjye ndabikurikirana. Sawa. Gael sawa? Ya sava. Abandi bari kuri wenyine se. Bagiye. Bagiye. Visa. Ai bagiye tayari kuko akazi ambwiye ko bari bakarangije. None siko bagiye batamuye raporo. Sike baginde batamuye raporo. Ntabwo byumvika. Sinzi impamvu. Nta mpamvu se itunguranye yabaye. Nayo. Okay, never mind. Umva, none se bigeze satellite bayibonye. GPS iri kugaragara. Nyine urabona bikomeje kugorana kuko urabona nk'ubu hano urabona harimo haraburamo security codes zigera muri zinga Rikifite. Nyine nicyo kibazo mfite kugira ngo iyi process yuzure. Riki niwe wagombaga kumfasha ariko ndimo kuva kare namuhamagaye telefone ntabwo ari marayifata. Uretse n'ubu gusa nyine ikintu mbona ni kimwe arimo arazana kugorana kw'uyu muntu abonye kuri kumushaka cyane azana ibintu byo kugorana. Yeah, exactly. Nese ko ndi kubona nazo kumeze. Ufite iki kibazo? Keti. Wabuze ko uriya muhungu bagiye kuzana mu ex wanjye ngo nendeke. Sure. Ariko Muhati nta nubwo yigeze mbaza impamvu nari kumushaka. Ariko ndi kuguma mvuga ngo bamwihorere. Nese niba rume mwatandukanye se nyine si hari ikibazo. Cyenda uva wakomeza ubuzima. Iki yarambabaje mwana we. Ku buryo wareka akazi ukagenda ugasohoka kuri iyo. Ntabwo wabyumva. No way. Man, Niki ni umugome ku rwego rwo hejuru ariko ntabwo wabyumva. Mwakundanye igihe kingana n'ubuso. Imyaka 7. Bakaza umuhungu mukundanye imyaka 7, man. Kiba ari igihe kinini cyane. Wari twakundanye. No, doko. Tukakurira. Twakundanye namenye n'ibintu byo gukundana, nyiga, nayo muhungu nyine twakundanye, dutangira no gukundana. Man. Twakundanye imyaka 7, rero bigeze hagati nyine. No, wirira ariko kurira Judy. Urabizi nawe nyine kurira ntacyo byamara. Mufata ari kunshi inyuma uri kumva ariko ibyo ngibyo nandiri. Mufata ari kunshi inyuma ndamubabarira turakomeza turakundana. Noneho umunsi umwe nyine akobyo narasoje ko igroup imyaka 7 ni myinshi. Arangije arambwira ati se ngo waje tukirirwa nawe no munsi nakazi mfite ndirirwa mu rugo. None se na undi muntu wabikora? Ni ngombwa ariki? Bose abantu babikora ni benshi ariko ntabwo ushaka gupfa kuzana umuhaka wese ubonye kuko kugira ngo uzane umuntu umuhaka ni umuntu uba ari umwizerwa kuri wowe ukaba wizeye ko ibintu byagiye kugukorera bizaguma bifite security sibyo. Ntabwo rero najya gupfa kuzana umuntu wese mbonye ngo muzane muri iyi wapi. Okay. Right, ndabyumva. Nuko ndi ko overreacting. Nshaka kubikora vuba. Ariko niyo security code yaburaga gusa. Yani yongeye kugira ngo process yose yuzure. Turamushaka. Komeza ugerageze uburyo bwose wamubona cyangwa hamagara undi muntu wawe abo muzi. Ndaza no kumwandikira kuri WhatsApp yenda ndiye ko yansubiza ariko ku telefoni ntabwo iri we ikuyeho. Asondi boss ubundi kankubaze. Ubundi hari ahantu urahizeye ko harimo amafaranga. Hariya? Gael. No, wirira mbwira. Ariko nyine njye nari mfite akazi nyine ntabwo byari gukunda ko njyayo. Noneho nyine ndamubwira ngo ndi buze nyine mfite akazi wihangane. Kitimbaza ko Numugire nyine kujya gutekereza. Man nari mukumbuye ntabwo kumva ko nari mukumbuye kumva. Ndamuhakaniye ariko namuhakaniye nanjye mbabaye mvuga sunduko kuko iri kukimukati.
tegene nsaba off ndababwira ati naranirwaje ndabwira ati kumva nameze neza mureke nabi bamuruhuye ngeze ko ari nsanga ari kumwe n'undi mukobwa ubundi byararangiye Judy birira sibyo nsanga ari kumwe n'undi mukobwa kari imagine imyaka irindwi twe dukundanye ndabyumva yaciye mu mwihanga kugeza atari kwihangana n'amasaha abiri nari maze kumuhakanira yahise afata izindi gahunda ahita atangira guhamagara abandi sorry nyine bibaho cyane bibaho pe ariko yarambabaje mirira Judy wirira nyine urabizi ni Martina nubwo igeze mbaze impamvu ndamushaka ndi kuvuga ngo saze ubwo umva iyo mpamvu barimubwira ntabwo ari amafaranga gusa nabwe n'ubutunzi bushaka kukubeshaho we na famiye yawe n'ubuvivi n'ubuvivure n'ubumva ntabuze ukuri bose amafaranga si n'iki ni ubutunzi bukomeye cyane ushobora mu butunzi bubitse mu musozi urumva ndumva biri serious niyo mpamvu natwe turakoresha uko dushoboye kose kandi biraza kuba success iti nyine nawe uri kumva ibyo biri kwibwira Martina none biragoye birumvikana ngo mubwire wagiye kumuzana tujye twirirwa nimaze kurebana n'uwo mu by'ugiriro rwa mama muri mu kazi ngo ubudimo kumva birira Judy nyine kano kazi nagashakaga ariko ntabwo nakora neza ntabwo ariko akazi hejuru umuhungu waguciye ufite kumuvinga hano ntabwo azagaruka uzagaruka Judy maruza niki nazo utangira gukora hano nyine zitacaka kandi kazi ntabwo namureba mu maso ese Judy hashize igihe kinini hashize igihe kingana gute ibyo byose bibaye hashize umwaka ukaba wumva nyine ibyo ngibyo bigiye kukuvana mu kazi ibintu bimaze umwaka urumva utabasha kubikira kudanya imyaka 7 Keti kudanya imyaka 7 sibyo nandi kubwira kare nikire mu ngo nyine twakundanye sibyo nandi kubwira ngo na mpamvu yo gukundana n'umuntu imyaka ingana ukabigira brag reba gahinda urimo kubera ibintu byabaye bimaze n'umwaka none nama nakugira nyine niko wawe numva byarabaye ejo nyine muri numva wagira ngo byabaye ejo iyo shusho ntago inyuma mu maso nibaza arabizi arabizi ko ibyo byose biza arabizi se sinamufashe nyine sinamusanze nyine ariko muri break byararangiye Judy donc is kurimo kurira nkaho wamuga n'ibyabaye ejo ibaza ibintu maze ndayika umwaka ibyo bintu bikaba biri kukuriza gutyo Kiti sigaye numva narabuswa abahungu bose nshaka kureba amaso yawe ntabwo bose ari kimwe Kiti kuba abahungu bose niba ntabwo bose bivuze ko ariko bameze kuba uriya nyine yarabigukoreye ntabwo bivuze ko n'abandi bose aribyo ariko bateye sibyo reka kwiga ese nkora iki kuko ngaho ndebe nibaza bamuzanye ngo dukorane karakazi kandi bamenya amafaranga menshi mu ikintu cya mbere inama ya mbere nakugira urumva ntabwo wareka akazi keka niba hari ahandi bizeye akazi Judy ukaguha amafaranga nkayo ukareba kuguha kazi bamenya amafaranga menshi amafaranga bameze none kandi kazi nigeze mbona kera birumvikana ubundi se twebwe urumva ushaka kudusiga higo se nakuri Judy donc ntabwo narebana na Ricky mu maso ndabyumva nanone ntabwo wareka akazi hejuru mu ndwaje depression mfa gukorana n'abantu bizewe ujye ni wowe nizeye nanjye niyo mpamvu nimba uwo nguwo waramwizeye nawe ntabwo nabisuzugura bose niyo mpamvu ubona nanjye ari we nibanze gusa ni the boss wawe Mati my brother umva
komeza ugerageze urebe nuza gukenera ikintu uhamagara wa musore sibyo sawa ndaze kumuhamagara ukore delivery dara amasara kurya yageze sibyo ugomba no kurya kugira ngo utekereze neza okay keep it up asante mvumubwire Judy uri kunyumva tukakurira mu ibintu nyine byaruta kugira ngo wowe ureke akazi ugenda urumva mwaratandukanye kandi mutandukana ari ukubabaje sibyo noneho nyine iki nicyo gihe cyawe kugira ngo nawe nyine umubabaze nk'uko nawe yakubabaje uri kumva Judy biragoye mvumubwire agiye kuzana no mugiye kwa muri kumwe urumva nicyo gihe nyine ngo ujye umwereka ko kuva nyine yagiye yaravuye mu buzima bwawe ubuzima bwakomeje urumva wabonye akazi keza ufite amafaranga noneho ushake na boyfriend sibyo cyangwa uramufite wanze kubimbwira umuhungu nakundana nawe abahungu bose nibo Judy niwe wa pretending kugira ngo umubabaze tega yarakwabaje kuba ukipurira uretse arababara agira umutima ariko nta mutima agira niyo yababara ntabwo byabura Judy I'm telling you ugiye gushaka umukunzi uri kumva mujye musohoka postinge ibintu byose nyine ukora ibishoboka byose uri kumva kugira ngo mwereke nyine ko waramuvinze zone nyuma ye nyine ibintu bimeze neza kurusha uko byari bimeze gihari sibyo ntabwo bigoye wenda nzagufasha nzajya nkugira inama nk'ibitekerezo ke sibyo nzagufashamo kandi I promise sibyo ugomba gushaka umukunzi nyine mukaba muri kumwe nyine yewe akaza no kukureba no kuri ofisi umuhungu ahari akaba ari kukureba Judy ndabikwijeje kandi ko azababara azabona ko nyine ibyo yakoze ukumva atagomba kubikora uri kubyumva ntabwo uri bureka akazi ari sure garuka kuri don't cry tukakurira sibyo Keti reka nitahe nanjye kuruhuka ntabwo meze neza ari sure urijyana cyangwa umwerekeze nditahana nta kibazo ngaho mbwira Judy mbwira ko ibintu umubwiye ugiye kubyemera utari buve mu kazi hejuru y'umuhungu ntabwo ndi buve mu kazi kugenda mbitekereza nta bintu byo gutekereza uva hano wafashe umwanzuro Judy nzagaruka promise me ko utazava mu kazi kagenda umuhanda mwiza urumva hari ibintu biri kubura reka nze nongere nkuvugishe mu kanya sawa Keti nise kurangana nise ko mwatashye narindi hano ndimo gutekereza utekereza ku biki ni ibintu bisanzwe Jega yari yambwiye ko mwatashye we na Judy se wari he Judy twari turi kumwe hano nyine twasohotse muri ofisi tumeze neza tumeze neza twari turi hano nyine turi kuvugana nari nyimuzaniye ku mazi nyine ntabwo arameze tumeze neza se yabaye iki musize ari muzima yabaye iki nyine nta bintu birenze nyine gusa nko kubura umwuka subiza sikono kubura umwuka nyine ukumva uri guhumeka gake wamuretse aragenda wenyine ntabwo yambwiye ngo arabishobora nyine yabikora Keti ntabwo ariko umuntu urwaye ameze nawe ngo agende wenyine nashatse kumwerekeza aranga na telefone ye iriho ariko yahamagaye umushoferi wayibonye neza n'amaso abiri bamutwara ntabwo Are you sure?
ndabibona urahangayitse ndabibona urahangayitse ariko araza kumera neza kumva nk'ikibazo uri kubaza ntumwikamwe ndahangayitse ahubwo ndi gutangaza ukuntu wowe udahangayitse se nakubwira gusa mbese utahise umuhamagara umubwire ngiye mwitwarire nubwo nari nzi kuri muri ofisi nuko n'undi twasoza utarimo okay fine aramera neza abantu si umuntu mukuru se akoze ko nta muntu umuzi kwa Judy ntawe uzi nje ntawe uzi ubu nari kuba ngiye kumureba ntawe uzi ntawe uzi akundi uwo witekerezaho ukumva umeze gute nese ubwo uramukunda koko cyangwa nyine brag wivugira cyangwa n'ubuzi gukunda urwari ese wawe kujya kumenya wawe no gukundana bihuriye wese nese nyine igihe ukeneye nko kumenya nk'iwawe nk'urugero nk'uko utari kumubona iyo mukeneye ndamubona ndetse n'abashaka n'ibyo kumenya nawe wawe se kumukeneye kete tubyihorere reka mba ngiye muri office ho gato ese kudaheruka kuza ejo bundi shere wayoza kumbaza ase undi we kutambwira we nawe mwapfuye iki ndakubaza ntumbwire nawe namubaza nambwire nari mbonye nyine umaze iminsi utaragera mu rugo ugakankubaze ko umeze neza sorry ndumva hari umuntu uri gukomanga sawa karibu cyangwa wabimubwiye nawe mu byo utagomba kumubwira ko ari impamvu yababaye mubwira ibiki kumukunda Jesus Christ kose byose bihuriye hari ukuntu rega abahungu bafite amafaranga muba mwumva ko nyine mwakoresha ikintu cyose ukumva ko umubwiye ko agukunda kumukunda ukumva nyine ugakoresha umuhereza n'amafaranga nyine kugira ngo akwemerere sagwakanire ugasanga yenda ari byo wamubwiye ari bwo buryo yabikozemo byega riso bongo ukoresha amafaranga kanunu gakwiye uvuze kuye sinago uzi ukuntu asigaye hanyita muri imwe n'imihanda tureke guseka kimurisha amafaranga kuri Judy uzabase n'ubundi urukundo rega ntabwo rukoreshwa amafaranga Judy namufite imbere n'inyuma wagomba kubimubwira mu buryo bwiza ntabwo ugomba kuza umubwira ngo amafaranga ndabwiye ko nabimubwiye se mati urabizi ko ibintu byose ni gutya step by step nta mpamvu yo kwirukanisha ibintu ikintu cyo kubya step by step byawe rero nabikubwiye ntabwo turi bubonye kuvugaho ikintu cya mbere cyo ndi concerned nacyo ndashaka kumenya nimba ameze neza ibyo bintu byo wait ndaza kwikumenyera ndabikumenyera ako ni akazi kanjye sibyo ndabikumenyera nibwo akigenda ukaryama ndaza kukubaza nyine umva banze nkubaze n'ubundi nk'uko ari akazi kanjye mbwira mwiza ukuri ntabyo nigeze mvuga are you sure yeah I'm sure ndaje ndamuvugisha ndako ndamuvugisha nyuma ntabwo muvugisha nonaha sawa okay ako nanjye maze kumupure wa nyawe kumubeshye nkahimba inkuru yose kandi nzi ukuri kose ukuntu kumeze none se ahubwo byagenze bite ko nabonye yaje yarakaye atameze neza ari hehe yaryamye kuva yakaza ahise ajya kuryama namureba nkamuvugisha se niba nta kibazo ese wamuvugisha gute nyine kandi wumva aryamye oya just no hari ibyo nshaka ko tuganira
ni iminota mikeya nta kibazo. Karera none de waje uraryamana n'iyi makeup wanze no kurya mfite stress si wansuzuguye ukanga kurya ntego nagusuzuguye okay hano rero hari umushuti wawe witwa ngo Gael mukorana gaherere hano naraje murangiye se I don't know mubwira ze nde nyine araje mubwire se se ikibazo ko nari bubyuke ntabwo wabyutse se basi ukamureba musange muri salo mubwire ze hano ntari okay akuze kubyuka wumva izo makeup sibyo shanda zo twagira ngo ndyamye nk'amasaha 10 minota 2 ndyamye mva ngwino murebe mu cyumba Okay. Allô? Kati bimeze bite? Bimeze fresh. Umva ko nta kintu uri kumbwira kuri Judy ameze ati ntabwo mwavuganye umunsi ko watashye na Gael namubuze na Judy afite ikibazo come on Gael ntabwo nzanare urazi se please mbabarira umbwire ni ikihe kibazo ufite umva wahangayitse just nuko nabonye mu kazi utameze neza maze iminsi mbona ntabwo ukivuga neza ibintu byose ni bla 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 ibintu byose byarahindutse wavuye mu kazi wiruka please ni iki kibazo ufite meze neza okay trust me nabyizeye icyo uvuye mu kazi kuriya wirukanka ugahita uza ugahita uryama ngo waba umeze neza nkaza nkahita nsanga mu cyumba uryamye wasinziriye meze neza ahubwo se ntumenye gute Gael ari he ngo yagiye kugira gute yagiye kwa Judy se hazi gute Okay, nakoze. Iki ni icyerekana ko mba nkuzirikana. Okay. Meze neza. Hari ikintu urimo uramisha. Just mbwira, be free. Ngira ikintu cyose nyamara ikintu ushaka kuba wambwira nanjye nkagira ikintu ngufasha. Shaka ye ni kuri kw'Imana wakoze kuza. Gusa meze neza.
basi niba hari ikintu kitameze neza nubwo wanze kubimbwira nta kundi nyine ariko ntabwo byaba ari sawa bafite ikibazo ukanga kumbwira rero nta kintu wamfasha habe n'ikintu gito gusa ameze neza kandi kuva mu kazi kose si ibintu bisanzwe ubu bosi wawe arimo arambaza iki bosi wanjye cyangwa bosi wawe namamagaye inshuro ya mbere namamagaye ya kabiri iyo umuntu umamagaye for the first time ukabona ntabwo kwitabye ntabwo ushobora kurinda naba ndetse aha bosi wawe arakwica oya ndaza kumusobanurira araza kubyumva uramusobanurira gute musobanurire gute maho namubikoraje kundeba urumva ari byo byari sawa siko atari bosi wanjye wembwiye ko nabimubwira Really? Okay, fine. Uri kwa Judy? Kamamagare Judy basi, okay? Judy nawe numve ko atayifata. Okay. nawe uraguhamagaye ese ni gute amamagara nawe agahita aguhamagara ushobora kuba ari kumwe na Keti bonyine bari bari kwibaza Okay. sabizi ko nagiye arabizi nsari kumbaza gusa anytime nugira ikibazo ujye umbwira ibintu byo kwihererana ibintu isigaye wamfasha iki muri ubu buzima ugataha ukabitura igitanda inshuti se zibereye iki nawe ubwawe ntibifashije ubwo ntabwo bifashije ariko nuzagira ikibazo ujye umbwira ushobora kuba uzi ngo ntabwo nifashije ariko ushobora kuba mfite idea z'uburyo ushobora kuba wava muri ibyo bintu sibyo Sure. Thank you. I'm very happy kubona uri gusmilinga naje mbona umeze gutya wavuye ku kazi wabaye none ndabona nawe wakoze kuza sasa ugenda udakekaza ukuntu nyine bumenye hano ukaza iyo umuntu ari attention mu buzima bwawe nta kintu cyatuma utamenya aho aba niyo yabwiriwe urabimenya nzi kutambaje niyo afite ibibazo urabimenya any problem nta kintu utamenya rero nawe I know you have problem nubwo wanze kubimbwira ariko ndabizi okay inshallah usigaye usa neza ariko nese waseye nawe ari gusa neza merci twikundira isoni ese kureba hari ikintu bitwaye okay enjoy
reka ngende sibyo ndabona boss yamamagaye inshuro nyinshi nawe yaguhamagaye kandi no mu mutima wanjye bitameze neza kangende ndeba ikintu ari kumamagarira sibyo Okay. Sugenda. Koze ko. Ndaza kuvugisha nkubwire icyo yamamagariraga. Nta kibazo. Ngende sibyo. Okay. Abagenda. Bye. Bye. Siniriwe. No. Yavuze ibintu hano. Bose byagenze bite? Ibi ni biki? Mashini se. Ntabwo ari wowe nasize uri gukora. Bozi nagiye kureba wa mutipe. Niyo nagiye kureba. Niyo mpamvu waje rero nusange hano. Nta kibazo. Kuve. Nagiye kureba wa mutipe uri kumfasha gukora iyi system. Uvuye kureba Riki? Nene mvuye kureba kugira ngo dufashe. Zisaha tu. Uvuye kureba Riki adufashe kubintu byakunaniye. Ngiye kubaza bwa nyuma. Sibyo se? Mungu wanjye. Uvuye hehe? Nari mvuye kureba. Ntabwo ndi kumva neza. Nari mvuye kureba wa mutipe. Uvuye kureba wa mutipe. Seriously. Ntabirangije se? Araburaho utuntu dukeya. Nuko yimvuze ngo reka nihute vuba. Araburaho utuntu duke buri munsi. Utuntu dukeya. Asigaye. Ndeba imyaka mfite.
ubumenyi mfite mbona ndi mugenzi wawe ku buryo wambeshya uko wishakiye bose ariko ntabwo cyangwa urashaka kugerageza kwihangana kwanjye ibyo ushaka kureba ntabwo nakubeshye cyenda nabikwereka ariko kuko ushaka utazi ikintu uri gukina nacyo ushaka kuba utazi ikintu uri gukina nacyo wowe ushaka kuba utazi ikintu uri gukina nacyo n'ubutunzi uri gukina nabyo sinakoze iki bose amafaranga ugikina nayo urayazi wowe urayazi bose wambabariye uzi amafaranga ugukina nayo wowe uzi umuntu uri gukinisha wowe uratinyuka ukambeshya mu maso yanjye njyewe bose mbabara ntabwo bizi wowe n'undi kubaza uratinyuka ukambeshya wowe bose ntabwo uvuye hehe undi kuvugisha reba mvuye hano ndi mu maso Judy bose mvuye kwa Judy uvuye kwa Judy bose mbabara ntabwo nzongera mbabara ntabwo nzongera bose ntabwo nzongera mbabara ntabwo nzongera kukubeshya wile umuntu nizeye icyizere cyanjye cyose niba utangiye bose kubeshya maso give me last chance boss Really? yeah